Bakunzi ba Greta TV rero nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Murabizi rero nk'ibisanzwe turacyari kumwe na Fofo. Ikiganiro cyacu rero tugiye kuganira uyu munsi cyangwa se tugiye kubaza ibibazo bishingiye ku buzima busanzwe. Ibibazo by'ubuzima busanzwe, ibibazo byo mu buzima busanzwe bishobora kukubaka, ushobora gusanga hari inyigisho wabikuramo nyamara cyangwa se hari ikintu bishobora kugufashaho cyangwa kukubakaho. Mbibutsa yuko nusanga uhamanya nawe ukari busubize, urajya muri comment no twandike tubwire ngo nange wamuha kwijana cyangwa se ushyiremo agatima niba muri kubyumva kimwe kugira ngo dukomeze ibiganiro byacu. Murabizi ko ni ibisanzwe abakurikiye ibya mbere n'ubu ngubu rero ni nkabyo tugiyemo ariko byo bishingiye ku buzima busanzwe. Ikibazo cya mbere rero kuri bino bibazo ni ibibazo bitanu bishingiye ku buzima busanzwe. Ikibazo cya mbere kiragira kiti, ese ntibari kwanza gusuhuza abadukurikiye Fofo? Mwiriwe neza cyangwa muraho, ndacyari Fofo, turacyari kumwe, ntago nagiye ndahari, najya mbasuhuze rero. Okay, Fofo rero ikibazo cya mbere hano kuri ibibazo bitanu byo noneho ko ari umuriro ko bitoroshye. Ikibazo cya mbere kiragira kiti, ni gute umuntu ashobora kugira umubano mwiza n'abandi mu buzima bwa buri munsi? Umubano mwiza mu buzima bwa buri munsi, ni gute wagira umubano mwiza mu bandi, wajyana umubano mwiza n'abandi mu buzima bwa buri munsi? Icya mbere, iyo ushaka kugira ngo ubane n'abandi neza, ikintu cya mbere kiranga umuntu wundi, iyo ufite ikinyabupfura, uri umuntu utuje, iyo umuntu ukunda kwisanzura ku bandi, burya abantu akenshi bakunda abantu babisanzuraho. Icya mbere, iyo ushaka ko buri wese akubona mu ishusho nziza, usibye ko ntawunezeza bose, ariko ugerageza kugira ngo ube urugero rwiza mu bandi, ubane n'abandi neza. Icya mbere kigomba kukuranga ni ikinyabupfura, imivugire ukoresha uri kumwe n'abandi. Ikindi cya kabiri, ushobora gukora ubana kugira ngo ugerageze ubanire umuntu neza, ni ukumuba hafi cyangwa kwirinda ibintu biri hanze ahangaha. Dore hari ukuntu ubana n'umuntu ugasanga ntago we uri kubona ari umusaraba kuri wowe. Icyo gihe iyo ubonye ari kukugora mu buzima, urabasha kumwegera mukaganira. Icyo gihe wabashije kwegera wa muntu rero, arabibona yuko uri umuntu ukwiye kugira igikundiro, ukwiye kuba wegera abantu nyine akabasha kukwisanzuraho. Ikintu ugomba gukora, ugomba kwisanzura ku bantu, ku nshuti zawe, abantu bose uhuye nabo ukabasha kubisanzuraho, ukibona mu ishusho yabo, ukareka kuburizaho ibiciro, ukavuga ati uriya sinamuvugisha, cyangwa uriya nta kiganiro nagirana nabo. Hoya, ugomba kwegera buri wese uje ukugana ashaka kukubwira, ukamutega amatwi. Ikindi ugakomeza ugatega amatwi umuntu uje ukugana. Iyo ubigenje gutyo, ugenda neza, ubana n'abantu neza, buri wese akakwisangaho, akakuvugisha, nawe ukamuvugisha, akakwikiriza. Igihe cyose tuzaba turi kumwe n'abantu, ukora iki? Ugerageza kwegereza ba bantu, ugomba kubaganiriza, ukavuga ati ngewe bara ntabwo nabajyamo, sitaganira nabo, kandi ntabwo byagakwiye. Ugomba buri wese kumwisangamo, yaba aho muri, yaba aho ukorera, yaba mu rugo, ndetse n'ahandi hose ubasha guhurira n'abantu. Ugerageza bose kubisangamo, ukabaganiriza. Icyo wabisanzemo nabo bakwisangamo, bakakuganiriza, mukaganira, mugasa mubaye inshuti z'ejo hazaza. Ikintu ugomba gukora ni imyifatire myiza ugomba kugirana n'abantu aho uri hose. Okay, wowe udukurikiye Fofo muri guhamanya, niba ubona koko rwose fasi muri guhuza, jya muri komenti ushyireho twa tu emoji tw'umutima. Cyangwa se niba ubona mutari guhuza, utubwire nangahe we wamuha kwijana, nangahe akwiriye. Twagiye n'ikibazo cyacu cya kabiri, ni izihe ngamba umuntu yakurikiza kugira ngo agire ubuzima buzira umuze?
ni izihe ngamba umuntu yakurikiza kugira ngo agire ubuzima buzira umuze? kugira ngo ugire ubuzima buzira umuze ni ukwiyitaho. Nutiyitaho ntuzategereze ko ari undi muntu uzakwitaho. Niyo yakwitaho ntabwo azageza kuri bya byishimo byawe wumva ushaka. Icya mbere wabashije kwiyitaho ugaragara neza, ugasa neza. Ikindi cya kabiri, aho uri hose buri wese akubonamo urugero rwiza, akakubonamo umuntu utuje muri wowe, aho ati byibuze uriya muntu aragerageza, aratuje, ariyubaka. Ikindi ugomba kwiyubaka mu buzima bwa buri munsi. Ikintu cyose uzakora uziyubake, ugere ku ntego wumva ushaka. Ubu mu buzima bwa buri munsi duhura n'ibintu bitugonga, tugahura n'ibintu biturushya, ariko ibyo byose ubicamo kugira ngo wiyoroheze. Wowe ugerageza kwiyoroshya umutima wawe, ukitekerezaho. Nicyo kintu cya mbere. Mbese buri kimwe cyose ukumva uri agaciro. Icyo ari cyo cyose kuri wowe ni icy'agaciro kuri wowe. Icyo gihe cyose uba wiyubashye. Iyo wagerageje kwiyubaha n'abantu barakubaha. Aha, niba muri guhamanya, manuka muri komenti umuha agatima, cyangwa tubwire nangahe ku ijana wamuha ukurikije nuko abasubije ikibazo ababajijwe. Twakomeje ikibazo cyacu cya gatatu. Ni uruhe ruhare rw'akazi mu mibereho y'umuntu, kandi ni gute umuntu yashaka akazi yishimiye? Ni uruhe ruhare, sinzi niba uri kucyumva neza cyangwa se uri gusobanukirwa neza. Ni uruhe ruhare rw'akazi mu mibereho ya muntu, kandi ni gute umuntu yashaka akazi yumva we yishimiye? Urumva kimeze nk'aho kirimo ibibazo bibiri. Ubundi ikibazo kimwe ko kimeze nk'aho kirimo ibibazo bibiri. Ni ukuvuga ni uruhe ruhare rw'akazi cyangwa se akazi kadufitiye mu buzima bwa buri munsi. Noneho ikindi, rindira wowe uragisubiza rimwe. Ikindi, ni gute umuntu yashaka akazi yishimiye? Icya mbere, ni uruhe ruhare akazi ka buri munsi kakumara? Ni uruhe ruhare rw'akazi? Uruhare, ikintu cya mbere, ikintu cyitwa akazi cya mbere na mbere ugikora ugifiteho umutima. Igihe cyose uzakora akazi ugafiteho umutima, uzaba ari uruhare rwawe. Kandi ikindi, musubiriremo nanone ikibazo. Ni uruhe ruhare rw'akazi mu mibereho y'umuntu ya buri munsi? Reka tubivuge gutyo. Akazi gatuma tubaho neza. Iyo wakoze akazi ubasha kuba wakiteza imbere. Ntabwo uri kucyumva ikibazo. Ni uruhe ruhare rw'akazi mu mibereho ya buri munsi? Aho ngaho ni nk'icyo katumarira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ni ikihe? Ahubwo uvuga ngo akazi kawe ni iki, kakumariye iki mu buzima bwa buri munsi? Ni uruhe ruhare rwako muri ubu buzima tubamo bwa buri munsi? Akazi gatuma tubona amafaranga tukiyitaho. Akazi kagukemurira ikibazo cyose uje uhura nacyo. Nta wundi muntu ureba ka kazi kawe. Kariya kazi iyo ugafite ntabwo waburara, ntabwo wabura ikintu cyo kwambara, ndetse ntabwo wabura nk'ubwishingizi. Iyo ufite akazi ubundi kabiri yo kugukemura ibibazo uhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Iyo rero ufite akazi ubasha kwiteza imbere, ndetse iyo ufite akazi ubundi nta muntu ugucishamo ijisho. Rero niba ufite akazi kaba ni uruhare runini, kaba gafite uruhare runini ku buzima bwawe, kuko ni ibibazo byose uhuye nabyo ubasha kubikemura, ndetse nta wundi muntu urebye ku ruhande. Ubwo rero niba ubasha kuba ugaburirwa n'akazi ukora, ukambara bitewe n'aka kazi ukora, ukagaburira, ukamenyera buri kimwe cyose abana, ndetse n'urugo rwawe rukabasha kuzamuka rukiteza imbere. Urumva ko akazi kadufitiye uruhare, kadufitiye ibintu byinshi tubasha gukemura.
rero udafite akazi ibyo byose ntabwo wabigeraho. ni gute umuntu yashaka akazi yishimiye? uribuka ko cyari kimwe ko kimeze nk'aho gifite A na B. Ni gute umuntu yashaka akazi yishimiye? Gute twashaka akazi tuyishimiye? Icya mbere ntabwo uzajya gukora akazi utishimiye. Hari akazi ubundi iyo ugiye gushaka akazi ugira amahitamo ugomba kugenderaho. Amahitamo rero ni ayahe? Ushaka kuvuga ati ngewe ngiye gushaka akazi ko gukora muri salo. Ako kazi ninjya kugahitamo nzaba nakishimiye, kuko nicyo kintu cya mbere buriya kibaho. Ntuzakora akazi utishimiye. Ninjya gukora muri salo nzaba ndi feeling yabyo yo kubikora. Ndetse ninjya mu bucuruzi bwari bwo bwose runaka nzaba ndi feeling yabwo bwo kubikora. Nta kintu kizanjena, ntabwo nzavuga ati aka kazi ngo nzayankora nijujuta ubundi nakageragamo iki. Oya, ntabwo ugomba guhora ureba ku ruhande ngo ese kuki nakajemo ngo ngize amahirwe ngo byagenda kumva nyine uri kukwijujutira. Ntabwo aba ari byo. Ugomba gushaka akazi wishimiye ndetse ukagakora wishimye ugashyizeho n'umutima. Nicyo kintu cyumva ngo akazi wishimiye aba ariko keza, kandi ukagakora neza wishimye, wakirana abantu urugwiro muri serivisi zitandukanye, utanga serivisi nziza. Icyo gihe buri wese azabona ko akazi kawe ukishimiye. Ikindi ni ikinyabupfura uzagaragaza mu kazi kawe, ukuba buri wese uje gusanga, kuko naza gusanga ukamwakira neza azavuga ati uyu muntu akazi karakishimiye kandi akagendamo neza. Ikindi cya kabiri, niba ufite ka kazi ikagusevinga. Niba ariko nawe ubyumva utubwire uko bimeze. Arakoze cyane Pawusi. Ni ukuvuga tugeze ku kibazo cya kane. Nkwibutsa niba uri guhamanya nawe uko ari kubyumva nawe uri kubyumva, jya muri comment umuha agatima, akayimoji k'umutima. Niba wumva atari ko uri kubyumva, nangahe se we wamuha ku ijana kuri iki kintu ari gusubiza ibi bibazo. Tugeze ku kibazo cya kane. Ni gute umuntu ashobora gucunga amafaranga ye neza kugira ngo agire ejo hazaza heza? Ikintu ugomba gukora mu gucunga amafaranga yawe kugira ngo ejo. Ni gute umuntu ashobora gucunga amafaranga ye neza kugira ngo agire ejo hazaza neza, agire ejo hazaza heza? Ugomba kwirinda gusesagura. Icyo ni cyo kintu cya mbere. Ugomba kwirinda gusesagura, ukafata amafaranga nk'umuntu wayaboneye ubuntu ukayateragura, ukavuga ati n'ubundi nta kintu, mfite amafaranga mfite byose. Wowe ubuzima burahinduka. Ugomba kuba wafata ya mafaranga ufite ukayakoreshamo ibyangombwa, ukayaguramo bizinesi, ukizigama, ugakora buri kimwe cyose ubasha ejo azaguteza imbere. Ukayasevi. Icya mbere ni ukugira sevi, ugasevinga. Iyo ureba utasevinze ntabwo bizinesi yawe nayo yaguka, ntabwo ibyo uri kuyashoramo bitera imbere. Ubwo rero urasevinga. Ejo niba ndi nko ku mifuka 5 y'ibishyimbo, ejo nzaba mfite 10. Iyo nasevinze ejo nzaba mfite 10. Ariko iyo utasevinze ya yandi wari ufite ahubwo ukora agenda agabanyuka. Yamara kugabanyuka ugasanga ejo n'ejo bundi urayabuze. Iyo wasevinze, iyo wakoresheje amafaranga neza, agira n'icyo akumarira. Arakoze cyane. Nawe niba ari kubyumva umuhe agatima aho ngaho muri comment. Niba atari kubyumva nange bamuha ku ijana. Tugeze ku kibazo cya nyuma ari nacyo cya 5 tugiye gusozerezaho ikiganiro cyacu. Ikibazo cya nyuma kiragira kiti: niki umuntu akwiye gukora iyo ahuye n'ibibazo by'ubuzima bikomeye kugira ngo ashobore kubicamo neza? Ni icyo umuntu akwiye gukora iyo ahuye n'ibibazo bikomeye mu buzima kugira ngo abashe kubicamo neza? Icya mbere ugomba iyo uhuye n'ibibazo wegera Imana ugasenga. Icya mbere ni ugusenga. Buriya iyo utasenze ngo wereke Imana ibibazo byawe, aba ari ibigukemurira. Ibintu byose bitarimo Imana nta kintu biba bimaze. Hari abantu bavuga ngo ibibazo bizakemurwa n'amafaranga,
ibibazo uzabikemurwamo n'ikintu runaka, ariko ngewe ukuntu mbyumva, ibintu byose uzakora jya ubanza Imana imbere yawe, uvuga ati Imana ibi ngibi ngiye gukora ndakwinginze ubingenzerezemo neza. Icya mbere fata umwanya wegere usenge, kandi wihanganire buri kigeragezo cyose uhuye nacyo, ucishe make ukere kugira ngo ukereke umuntu runaka, banza ukereke Imana, kuko Imana ni ishobora byose, Imana ni iturengera, Imana ni idukiza ibibazo byose tugenda duhura nabyo. Igihe cyose uba utegeye Imana ngo usenge, numva ibyo wakora byose nta kintu byaba bimaze. Iyo wegeye Imana ugasenga, bya bibazo ufite bigenda bigabanyuka ndetse binakanashira, kuko Imana yumva gusenga kw'abantu, Imana yumva gusenga uwayegeye. Kandi ikindi cya kabiri, ntabwo uzaza ngo ubwire mugenzi wawe ati muhe ikibazo iki n'iki, harya azakumvira ubusa. Inshuti yanjye, ntabwo Imana ijya yumvira umuntu ubusa. Uwayitekeye yose iramwumva, uwayisenze yose iramwumva, ndetse igihe cyose jya uhora usenga, kuko Imana niyo byose, niyo itanga byose, niyo mahoro yacu. Rero agahinda kose uzagira, umubabaro wose uzagira, ndetse n'uwakubabaje ntukajya ugenda umutere hejuru, jya uvuga ati Mana uriya muntu ndamukweretse, umuhe guhinduka, ntukamusabire ikibi. Ibibi byose ntabwo ari uko wagenda ukabigaragaza hanze, genda wicare mu cyumba cyawe usenge, ubundi Imana ubundi kudabagize igukorere byose. Nta wasenze ngo Imana imukoze isoni. Imana ikudukura mu bimwaro byinshi, Imana ikadukuraho imivumo, ikaduha ikidukwiriye, tukabasha na kwa gutera imbere twahoze tuvuga. Kwa gutera imbere kwacu ni Imana ibikora, kuko igihe cyose ugenda no mu muhanda jya uvuga ati Mana igendane nanjye, ubyuke mu gitondo uvuga ati Mana gendana nanjye. Igihe cyose nuvuga ati Mana gendana nanjye, ya Mana y'ibitwumva. Imana yumva buri muntu wese uyitakiye, Imana yumva buri wese uyisanze. Mbese muri make ibintu byose ngiye kuri njyewe mbifata nk'aho ari Imana ibikora, kuko igihe cyose iyo nyiririye iranyumva, iyo nyitakiye iranyumva, kandi nawe iyo ubikoze gutyo Imana irabikora kandi ikakugenzereza neza uko ubishaka. Ndetse nawe wiringiye Imana ngakozwe n'isoni. Twese niko tubizi. Icya mbere cy'umutima ni ugusenga, kuko utasenze nta kintu byose byaba bimaze. Arakoze cyane Fauci. Icyo kikaba cyari ikibazo cya nyuma mu bibazo bitanu twari dufite. Byari ibibazo bitanu bishingiye ku buzima busanzwe. Ibi bibazo rero mbibutsa yuko impamvu dukora iki kiganiro nuko ibi bibazo byose bishingiye ku buzima busanzwe cyangwa se n'ibibazo tugenda tuvuga bitandukanye, bishobora kugufasha mu buzima bwawe bwa buri munsi kugira ngo urusheho kuba wagira imibereho myiza cyangwa se ugire n'ubuzima bwiza, yaba mu mibanire ubana n'abandi bantu, kuba hanze muri sosiyete, yaba mu mikorere yawe ya buri munsi, cyangwa se nawe ubwawe ni nk'uko wafata umwanya nawe ubwawe ukitekerezaho. Rero ni ibibazo, ibisubizo byabyo biba birimo ibisubizo nawe kuri wowe, bitewe n'ikibazo runaka ufite, cyangwa se bitewe nuko nawe hari byari biguhangayikishije, cyangwa se hari byakugoraga mu buryo bw'imyumvire, cyangwa se mu buryo ubamo bwa buri munsi. Ibisubizo byabyo rero nawe bijye bikubera umugisha, nawe bikubere igisubizo. Niyo mpamvu dutegura kino kiganiro, kugira ngo turusheho kugenda dufashanya kandi dushyigikirane mu buzima bwacu bwa buri munsi. Murakoze cyane rero, ciao bye bye, naho ubutaha mu kiganiro cyacu kindi, kandi dushimira cyane na Fauci twabashe kubana mu kino kiganiro. Fauci wakoze cyane, bye bye, naho ubutaha mu bindi biganiro byacu bikurikira. Nta muntu umenya byose, nta n'ubikimenya bose. Ibyo utazi si uko bitabaho, kandi ibyo utumvishe si uko bitavuzwe. Niyo mpamvu utamenye Alma Fashion Limited. Aha niho honyine wabona imyenda ya originale, imyenda mvaburayi, amakanzu meza ya Turukiya ku giciro cyiza cyane kibereye buri wese. Aha ni mu mujyi wa Kigali ku nyubako ya Chic. Watubona kuri 078 12 78 541. Abifuza kurangura namwe kandi ntimuhejwe, tugane tuguhe imyambaro myiza, kuko wambaye neza agaragara neza. Alma Fashion Limited, icyubahiro cyawe niko gaciro kawe.